Nitwa Alphonse Munyankindi, dufite ubuvuzi bwa gishinwa bwubakiye ku buvuzi gakondo bw'abashinwa. Dukoresha rero imiti yo mu rwego rwa food supplement. Ni imiti iba iri organique, bakunze kubyita mu kinyarwanda ngo ni imiti y'ibimera, ariko iri organique ikaba ikomoka ku bimera gakondo by'abashinwa. Iyi miti ifite ubushobozi bwo kuvura indwara zihe n'izihe? Indwara ivura ni nyinshi, ariko wenda ndibandamo nkeya muri izo ngizo. Hari nk'intuza nk'ibibazo by'ubugumba ku bagore cyangwa se ku bagabo, ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, abarwaye impyiko, abarwaye umwijima, abarwaye imitsi, amagufa, amagute, igifu, indwara zitandukanye, ndetse n'ibihaha ariko bitari mu rwego rwa tuberculose. Tuberculose rero burya ikenera ubuvuzi bwihariye kubera ko iba yanduzanya cyane. Ikindi rero dufasha abantu ni abantu bazahajwe n'indwara, umubiri waratakaje intege, uburyo akantu kose kabageraho kabatera uburwayi, muri ashobora kurwara iki cyose cyamutera akaba yarwara. Dufite rero n'imiti ishobora kubafasha mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri, akabasha guhangana n'indwara iyo ari yo yose yamutera. Noneho tugarutse ku bugumba, abantu bazi ko budakira. Tubwire, umuntu unyweye uyu muti akira mu gihe kingana gute? Abavuga ko ubugumba budakira bo baba bibeshya cyane. Ubugumba ni indwara ivurwa kandi igakira. Iyo watangiye kunywa iyi miti wakira mu minsi 15 yagufasha. Iyi miti nayo ikozwe mu bimera, kuko tujya tubona natwe ko imiti yacu ikozwe mu bimera byo mu Rwanda. Ikozwe mu bimera, bimwe na bimwe dushobora kubibona inaha mu Rwanda, ibindi tukabibona mu Bushinwa, ariko muri make ibyo bimera byo mu Rwanda dufite mu Rwanda, ni ukuvuga ngo no mu Bushinwa barabifite kuko nibo bayikoze. Ikindi cya kabiri nababwira, nubwo ikozwe mu bimera, ishobora mu rwego rwo kugira ngo bayimaketinge cyangwa se bayigeze hirya no hino ku isi kugira ngo ibashe gutambuka mu ndege n'amato n'iki, bayikoze mu buryo bw'ibinini, amakapsule. Za kapsule ushobora kuyikoresha urwaye, cyangwa se ukayikoresha mu rwego rwo kwirinda, cyangwa se ukayikoresha ushaka kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Noneho iyi miti, hari imiti yavuga ngo umuntu arayinywa ngo ikamugiraho izindi ngaruka. Duhereze ubuhamya bwayo ko nta kindi kibazo yatera uwayifashe. Imiti yose yo mu rwego rwa food supplement, cyangwa se imiti yo mu rwego twavuga ko ari organique, yose ntabwo igira ama side effect, cyangwa se iyo twakwita ingaruka ziterwa no kunywa imiti myinshi. Birazwi neza ko umuntu akunda kunywa imiti, cyane cyane imiti ya antibiotique, ishobora kuba yagutera umwijima, impyiko, ariko iyi ngiyi yo mu buryo ikozwe ntabwo ishobora kuba yagutera icyo kibazo cyo kuba wahura n'ubwo burwayi ko wanyoye iyi miti, kuko nayikubwiye mbere ko ari imiti ushobora gukoresha uri kwikingira, cyangwa se ukaba wayikoresha urwaye. Ni ukuvuga ngo isaha iyo ari yo yose wumva ubukeneye wayikoresha. Ikindi nagira ngo mbabwire abadukurikiye, ni uko wenda uretse twe abanyafurika dusa nkaho twarangaye, ahandi ho ku isi, cyane cyane mu bihugu by'i Burayi na Amerika na Aziya, bamenyera gukoresha food supplement, cyangwa se imiti organique, atari uko barwaye, ari mu rwego rwo kugira ngo birinde. Niyo mpamvu uzasanga kese z'amadiyabete ari nkeya ku muntu wakoresheje iyi miti, cyangwa se umuntu warwaye umwijima, arwaye hypertension, usanga kese zaba ari nkeya kubera ko iyi miti barabakingiye ubwo burwayi. Nkangurira rero n'Abanyarwanda kuyimenyereza. Urwaye iramuvura kandi mu buryo bwihuse, kandi igatanga resulta nziza, kandi noneho waba ushaka no kwikingira
cyangwa kugira ngo umubiri wawe ugire ubudahangarwa nawe ukaba wayikoresha utagombye gutegereza ko urwara. Tugiye ku bantu bafite ikibazo cyo kutabyara, mufite ubuhamya bw'abantu baba barakize? Yego, barahari benshi cyane. Wenda munyemere ngasubira inyuma gatoya. Kutabyara buriya n'intuza ni indwara ziri mu byiciro bitandukanye. Hari igice cy'abadamu bashobora kugira ibibazo byo kuba wenda trompe de fallope zarazibye, kuba bafite intuza byimba, ibyo bita fibrome, miyome, byose bishobora gutera icyo kibazo. Kuba bafite ibibazo by'imisemburo itameze neza, itari gukora neza, nayo yatera ikibazo cy'intuza cyo kutabyara. Ku bagabo rero bo bagira indwara zihariye enye, ariko indwara muri rusange ku bagabo zigera muri 22 zishobora kubatera ubugumba, ariko iz'ingenzi n'enye. Muri izo harimo nk'iyo kuba intanga z'umugabo zitihuta, hakaba n'aho intanga z'umugabo ari nkeya, hakaba n'igihe ziba zifite ubusembwa cyangwa se uburwayi, rimwe na rimwe ntabwo ifite umutwe, ntifite imirizo, cyangwa se yazanye imitwe ibiri. Ubwo busembwa nabwo ni imwe mu ndwara zishobora gutuma umugabo atabyara. Ndetse hakaba no kuba umugabo ashobora kuvuka cyangwa se bikaza nyuma, akavuka afite ikibazo cy'intuza cyo kuba nta ntanga muri we afite, biriya bakunze kwita ngo ni azospermia cyangwa se azospermia. Ni uburwayi bwo kuba umuntu adafite intanga muri we, bishobora kuza akuze cyangwa se akaba yarabivukanye. Abahamya rero twafashije ni benshi bari muri ibyo byiciro nagiye mbabwira bitandukanye, sinarondora, ariko wenda mfate bugufi nko muri iki gihe cya COVID-19 babashije kutugana. Tumaze kugira kese zigera ku bantu barenga bari hagati ya 5 n'10 bamaze gusama, bari barabuze urubyaro bamaze imyaka 10 na 20. Mbere yaho hari abandi nka 3 mbere yaho gatoya nabo twafashije. Mbere kuva twatangira kugira ngo umenye umubare exact w'abantu tumaze gufasha byangoye, kereka nkoze ntuza ngiye nkakora ubushakashatsi ngasubira mu bitabo byabo tuba twabanditse, kuko nibwo batwereka bati, baduhamagaye bati barakize, byarakemutse. Ariko wenda nibishoboka nabo tuzabasura. None ndabona ufite amacupa menshi avura. Kugira ngo umuntu akire agomba ni icupa rimwe rimukiza cyangwa ni nayo ngayo mbona ufite 3? Oya, binafashe kugira ngo nkwereke gusa, biterwa n'uburwayi. Ari ushobora gukoresha 3, ari uwakoresha 1, ari uwakoresha 2. Ko nababwiye nk'uko nabivuze kare, ntuza uburwayi bwo kutabyara cyangwa se bw'uburemba buri muri kategori zitandukanye. Ni ukuvuga ngo hari aho ushobora gukoresha umuti umwe cyangwa ukaba wakoresha 2 cyangwa se 3. None ubwo mumenya gute umuntu wo mushobora kumuha, mubibwirwa n'iki? Mufite mubanza mukamusuzuma? Iyo ashatse aza yazanye ibipimo, ibindi rero ngomba tubanza tukaganira. Noneho hariho n'abantu bamwe bavuga ati kutabyara, uravuga ati hari kutabyara, hari n'uburemba. Buriya ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari umuntu ugira ubushake ariko atabyara, hakaba n'undi utabugira. Ibyo muvura bisobanure neza. Byose turabivura. Uburemba ni ukuvuga ku mugabo, ko umugore we ntabwo agira uburemba. Bavugaga intinyi kera. Uburemba ni indwara yo kudashyukwa cyangwa se gushyukwashyukwa ibice, cyangwa se kuba ujya mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina, sex yawe ntigire imbaraga, igacika ako kanya, cyangwa se waba ugitangiye mu masegonda 2 ukaba
urarangije. Ayo ni amoko atandukanye mu kinyarwanda twita ngo ni uburembe, ariko no mu ndimi z'amahanga bigiye bitandukanye. Hari ababyita ngo ni ama ejaculation precoce, hari ababyita ntuza manque de désir sexuel, hari abashobora kubyita ntuza désordre sexuel. Ni utuntu dutandukanye turi muri iyo ntuza. So wenda cyaba gitera uburemba ku bagabo hari byinshi cyane. Hari imisemburo ya testosterone iba itari gukora neza, hari abantu baba baragize n'ibibazo bya masturbation, icyo twakwita mu kinyarwanda kwikinisha. Hakaba n'umuntu ushobora kuvuka ari uko ameze. abo bose murabavura se? Abo bose turabafasha bagakira kandi bakamera neza, urugo rukagira amahoro, bakarusana bikagenda neza. Rimwe na rimwe bishobora kujya gusa nk'iby'abagabo, nako ntuza icyatera ubwo burwayi gishobora gusa nk'icyo umugabo yahuye nacyo, tuvuge nka masturbation. Umugore ubikoze nawe ashobora kujya agira uburyo azinuka imibonano mpuzabitsina. Hari n'ikindi kintu ntavuze ku bantu baba barakorewe ntuza violence sexuelle cyangwa se gufatwa ku ngufu. naho hari igihe bishobora kubatera uburemba cyangwa intinyi, akumva ko umugore ashobora gutinya umugabo kubera kese yahuye nayo y'umuntu wamuhohoteye. So ni byinshi rero bishobora gutera ntuza ariko gutera ubwo burwayi, ariko ndagira ngo mbwire abantu ko tubivura bigakira kandi burundu, kandi bigatanga resulta nziza. Ntuzabe uri hariya ngo usenye urugo rwawe mwashakanye mujye mu makimbirane, kuko hari amakimbirane menshi cyane nubwo batabwira ubuyobozi. Ujya kwanariza ugasesengura ugasanga harimo icyo kibazo kiri mu buriri kitameze neza. Noneho dufashe iyo uvuze imiti, abantu bahita batekereza ku biciro bishobora kuba bihanitse cyane, ko urubyaro buri wese aba arwifuza. Umuntu ashobora kumva yuko bitewe n'icyiciro arimo cy'ubudehe atagura ino miti yanyu. Ibyo nabyo nagira mu bimare abantu impungenge. Abantu ntibashira impungenge, ntabwo amafaranga ari menshi, kuko twe twaje gufasha abantu, ntabwo twaje gusonga abantu. Kandi nagira ngo twongere twibukiranye ko agaciro ko kubona umwana, wo kubona ugusekera, kubona umwana w'ikibondo w'igitambambuga gukubita ku itama, gukora mu mutwe, arira asakuza akina umureba, ni ikintu gikomeye cyane, kuko umuryango utabyaye urazima. Icyo ni ikintu kiri normal, ushobora kuzima. Ikindi kandi turebe n'igihugu cyacu n'isi yose, abantu batavuka cyaba ikibazo, kuko ntabwo iyo si yabaho itagira abantu. Ntiwabona abayobozi nta bantu bariho. Kandi umwana ashobora kugira n'umumaro utiteze wowe nk'umubyeyi, ukabona arakuze agize umumaro, abaye ikirangirire, nawe ukajya ugendana ishema ry'uko wabyaye umwana mwiza. So njyewe ndakangurira abantu rwose bafite ibibazo by'intuza byo kutabyara kuza bakabyara, kuza tukabafasha bakabyara. Noneho ku bijyanye n'amafaranga byo rwose babwire ko tutari gucuruza imodoka cyangwa se ntuza amatelefone. Ibindi dushobora kuganira bitewe n'ubushobozi bw'umuntu cyangwa se uko byamugendekeye amafaranga yabuze, twaganira ariko ugaha serivisi umuntu ukeneye ubuzima kurusha uko wamwirengagiza.